ikindi cya gatatu abandi badakunda gukora turimo turakora cyane muri iyi minsi n'abamakorari n'abahanzi bose babyumvireho ubu ngubu uri gukora indirimbo ebyiri tukakongeza indirimbo imwe ya gatatu kugira ngo niba ufite indirimbo nyinshi kugira ngo tugufashe kugabanyiriza za ndirimbo umubare ufite mu ikayi ukomeze ube mwinshi usohora wogira ngo ukore indirimbo imwe ejo uzakora indi uzana indirimbo ebyiri tukakongeza ya gatatu. Ikindi dufite cy'umwihariko nuko wowe ufite indirimbo zanditse ufite ubushobozi buke hari uburyo turi gukorana n'abahanzi cyangwa n'amakorari urazana indirimbo nimba ari alubumu wowe uraza tukakurikodinga indirimbo zawe zose tukazitunganya ubwo nimba ari indirimbo 50 ukazavuga ngo izi ndirimbo zanyu ziri muri studio narazikoze ahubwo icyo mbura n'ubushobozi bwo kujya waza ubona ubushobozi bw'indirimbo 3 ukaza ukishyura tukaguha izo ndirimbo 3 ariko kugira ngo uzibike mu ikayi ishobora kwangirika ushobora nawe kugira ukuntu wibagirwa ariko yo indirimbo ziri muri studio uvuga ngo studio twege tugiye kuyikora nk'inuze nka archive kugira ngo ubikemo ibintu byawe uzubira recording tugukorere ahubwo none wowe uzugenda ukora uvuga ngo ngiye kubikuza ibintu byanjye nabikije ahantu uvuga ngo nicyo kintu turi gukora cyane byo kugira ngo tufashe abantu gukora ibintu nyine mu makayi babizane muri studio tubikore wicara uvuga ngo mfite indirimbo narazikoze nunakora byibuze uvuge ngo numvishije ukuntu ndirimba mfite ijwi ryanjye ndirimba ndumva ari ryiza ndashaka ko ndisohora icyo gihe turagufasha. Ikindi turimo turafasha abantu cyo nta nubwo gisaba amafaranga cyane kisaba umuhate n'urukundo no gusubira mu ndirimbo ushobora kuba ari indirimbo yo mu gitabo igufasha cyane ukabura umuririmbyi wumva uyikunze uraza tukagufasha kuyikora cover ukayisubiramo neza warangiza tukayishyira kuri YouTube channel yacu kugira ngo tugufashe nawe wiyumve wumve n'ijwi ryawe se wumve nawe umuhanzi cyangwa se nawe umuhanzi nimba uri umuhanzi wo mu rusengero kuza wiririmbira indirimbo zo kuramya bisanzwe wigumire ku rusengero wiririmbira indirimbo zo kuramya nimba wumva wakora indirimbo koko zijya hanze zigakompeta n'izindi nabwo abantu bazabikubwira. Icyo ni ikintu turimo turafasha abantu kugira ngo bamenye impano yabo bamenye nuko bayikoresha bamenye ngo ese nimba ndirimba ibintu bisohotse bimeze ute umuntu niyumva yakava yawe wakoze azayumva aguha amanota avuga icyo kuri umuntu hari ibintu abura nawe uzaba uri gukurikirana comment bagenda baguhereza icyo gihe izo comment zizaguha kuba umuhanzi cyangwa kuba wabivamo kuba wabishoramo amafaranga ukabikora cyangwa ukaba utabikora. Icyo kintu cyo turi gufasha abantu turagira ngo abantu bisobanukirwe baze bareka kujya mu muziki nyine batazi abaribo turagira ngo muze mukora amakava urubyiruko mwese muri kumva bino bintu si n'urubyiruko gusa n'abantu bakuze burya n'umukecuru ashobora kuba afite indirimbo akunda yarakanyujijeho kera akabanda kanangiye gukora agakava abuzukuru banjye baze bakumva iriya rero ni impano uba ugiye kubika ahantu umuntu akaza avuga ngo nawa mukecuru kumva kera yarazi kuririmba muhawe ikaze kege nta muntu dutambikiriye gusa hano hazamo umuntu ukora gospel music ufite indirimbo za gospel cyangwa ufite indirimbo zihimbaza Imana zo gukora mu bukwe ariko ibijyanye na sekira kwige ntabwo tubikora dukora ibyerekeranye na Kristo gusa no kuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo Imana duhamagare kugira ngo natwe dufashe abandi ibi byose kubigeraho no kubera Uwiteka. Rero nababwira ngo mwige mukurikiranye Vision TV yutinda fata kamoto ni hafi cyane dukorera hano Kabeza urenze ku isoko bakurikira ku isoko ry'amakara ku muhanda wa 252 iyo uri Remera ufata akamoto ni 500 waba udafite ubushobozi buhagije ufata akagare ni 200 kakakugeza ku cyapa cya kabiri cya tagisi ukahita ubona umuhanda wanditseho 252 ni kuri uwo muryango nta handi ntabwo ujya kure ni hafi y'umuhanda. Rero mwebwe uri Nyabugogo wowe uri ku Ruyenzi urafata bisi kuvane ku Ruyenzi kugeze Nyabugogo nugera Nyabugogo ufate bisi kujyana Kabeza Samuduha ubwo iyo ugeze Remera urababwira musiga ku cyapa cya kabiri urenze ku isoko. Urumva rero ntabwo ari ibintu bitwara amafaranga menshi na ahantu hafi kuharangira umuntu biroroshye cyane ahantu waba uri hose kuhagera biroroshye cyane nta hantu watega karenze kabiri n'inshuro ebyiri abantu bava ku Ruyenzi mu majyepfo no gutega kabiri. Rero nababwira ngo abari mu mahanga namwe mwifuza gukora indirimbo ibintu byaroroshye cyane uri recordinga ukatwoherereza tuguha email wohererezaho cyangwa ugafata iyo nimero yanjye iri kuri screen ya televiziyo yawe ukanyandikira kuri WhatsApp ukambwira ukuntu ushaka gukora tukubwira ukuntu uri recording ibintu byawe
tukakohereza muzike ukarepeta warangiza ukatwoherereza voice yawe tukayishyira muri machine tugahuza n'indirimbo nukubona abantu bose abanzi bari hanze ntago ukumva bakoreye mu Rwanda ntago ari ibintu bikomeye cyane wowe cyambere ni amakuru nyine wowe amakuru yafate unyohereze SMS unyandikire umbwire ngo ndi hanze ni mu gihugu iki n'iki nkubwire ukuntu recording ibintu byawe ubimpereze mbigukorere ahandi korere witeka kandi wumva nta kibazo ufite murakoze